Muraho nshuti bavandimwe turongeye kandi turabasuhuje tubaheza mwaramutse aho bwije mwiriwe dukomeza kubifuriza umwaka mushasha wa 2026 ndore nako tukiutangira tubifuriza kuzababera umwaka mwiza w'ibyishimo w'amahoro. Nshuti bavandimwe twongeye kandi twagarutse hano muri studio zacu za Karingi TV1. Ariko mbere ntaragira ico mvuga reka maze mbashimire abakunzi bacu rwose mwakoze ikintu ciza mwaduteje imbere twarayibonye mwatugaragarije urukundo. Reka tubabwire natwe ko twabakunze kandi twahoraga tubakunda kandi tuzakomeza tubakunde cyane uko mwadugaragaje ikintu gikomeye. Umuntu kuguheza ijwi ryiwe buriya ni ikintu kiba kitoroshe cyane twabihaye agaciro. Reka dusabe n'abariya namwe mutarabasha gukora subscribe hariya muzabashe kudukandiraho bizatunezeza kandi muzakomeze namwe mutugaragarize umutima mwiza kuko ari byo byiza. Rero twaje turi hano twahageze ewana kandi ndabizi ko muri mukurikirana ibintu bitandukanye hariya twacishije ibintu byiza kandi biri mukomeza kubafasha turimo kubona commentaire zanyu bikadushimisha cyane. Rero tubashishikariza gukomeza kugikurikirana kinyamakuru canyu kinyamakuru cacu ndabizi ko kizabagirira akamaro kandi muzakomeza mugubwe neza. Hari abantu nabonye banditse muri commentaire barambwira ngo bafashijwe bikomeye. Bavandimwe natwe reka tubabwira ko twafashijwe bikomeye kubera ibintu mwabashije kudukorera. Rero tudatinze ewana hano twazanye abavuga butumwa bakomeye abatumirwa beza. Impamvu ntangije n'abavuga butumwa nuko ari ikintu nkunda cyane kandi ari ikintu cy'agaciro abantu b'umumaro. Narababwiye ngo tuzabazanira gusa abantu babafitiye akamaro, abantu b'ubwenge, abantu bazabagezaho ibintu bizabasha kubafasha bizabagirira akamaro muri iki gihe. Niko twababwiye tugitangira. Rero uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa babiri nkuko mubabona iruhande rwanje. Umwe n'umupapa undi n'umusingo. Ese niko n'umusiribateri. Umuhungu wajinze wanze gushaka. Niko bimeze uyu mugabo kabisa yanze gushaka ariko mwizina rya Yesu uyu mwaka wa 2026 agomba kuzashaka. Rero kuko nari bibabwiye reka mbasabe bashe kwivuga. Jewe ndango muranzi muramenyereye amazina n'inkuru ziza John. Ukorera ikinyamakuru canyu mukunda cyane ca Karingi TV1. So rero reka dusabe umuvandimwe hangaha abashe kutwibwira ntabwo no muvuga kuko numuvuga butumwe ukomeye cyane uzwi muramuzi ariko reka yongere kandi atwibwire bukeya kandi uratwibwira kinyamurenge siko urivuga kujya so twivuga nyine abanyamurenge urabizi. Sa urakoze cyane. Urakoze cyane nshuti muvandimwe nkuru nziza turishimye kudutumira twabashije kwitaba utumire bwanyu. Tunashima Imana kuko twabanje kuzukaho kuko hari benshi bajyanye ariko batabyutse. Umazina nitwa Musengo Alexis ndumusinga kabumwishwa wabazigaba. Ubu wacu muri gakondo ni mu Minembwe mu Karingi. Dubatse ndumupapa ufite umugore umwe mwiza n'abana babiri. Nkorera nanje kunyamakuru cyitwa 5e Monsieur Pakalingi. Abataradukandira subscribe bose muhanyarukire mukandeho like share na comment turabashimiye cyane. Sawa urakoze bwana Musengo mu Karingi urumunya Karingi ndango ngira ngo abantu bamaze kutumenyera n'umuntu tuba tujana cyane kandi n'umuntu w'iwacu dukunze gukorana ibiganiro cyane kuri kiriya kinyamakuru ciwe kuko yarabisabye muzabashe kumukandiraho. Sawa urakoze Imana mwijuru umugisha. Yego reka dusabe ubwana hangaha nawe abanze atwibwireho buke uwariwe. Sawa urakoze cyane inkuru ziza na mugenzi wa Musengo. Ijambo rya mbere ndagushimiye kubera ko wantumiye hano kuri Karingi TV1. Yego ni byiza cyane kubana nawe. Kuko uravuze ngo nibwira abantu nibwo bwa mbere ngeze ngaha ku kinyamakuru cawe. Ku mazina nitwa Musirimu Jean Paul. Kuri wewe uhande butanzi iwacu nahantu bita ku Mutanoga. Iyo uvuze ku Mutanoga ngira ngo iraruguru iwacu haba imitanoga nk'ibiri. Hari Mutanoga wo mu Minembwe wo muco hagati ngira ngo no kundonda abantu bita ku Mutanoga. Uri muco hagati? Nje iwacu ni muco hagati. Hari ahantu ni heza cyane. Urahazi hariya? Ndahazi cyane. Iwacu ni ku Mutanoga hari muco hagati. Amata menshi cyane. Hafi no mu bijabo nimbuza mva mu bijabo.
Mujabo naraharangije. wararangije hariya niho iwacu kariya ni akarere kacu ndi umunyabyinshi nkaba umwishwa w'abasinzira b'abakwakuzi igikurikiraho Umwishwa w'abasinzira buriya w'abakwakuzi usanga uri umwishwa cyangwa uri mubyara wanjye oya uri umwishwa nkorera ikinyamakuru bita Mutanoga TV ndabasaba wenda abatarahagera mugende mudukandireho muduteze imbere tuzamurane niko kwiza kugira ngo natwe tuzamuke tugeze kure kandi buriya nta muntu wese wazamutse ngo agere kure atazamuwe n'abandi umuntu wese ukudukurikiranya kuri ni Karingi TV na 5 Meseripa Karingi abafana bawe n'abafana ba Karingi TV mumanuke kuri Mutanoga mukandeho dukomeze tugubwe neza murakoze. Sawa urakoze cyane. Urubatse? Oya sindashaka ariko vuba cyane birakunda gushaka nibyo nanje ndimo bitarenze umwaka kabisa ndakuzanira undi mubyara wawe wenda. Uyu mwaka se ufite gushaka? Ndabifite. Ko watinze niki cyabaye? Ntago natize ngira ngo sindatinda cyane. Umugabo ufite ubwanwa bungana gutya? Ubwanwa si ubugabo. Kugira ngo n'abana babufite. Ugenda ushake rwose kabisa. Arabakobwa bagize iminsi bari ku mavi baye basengera ingo. Nawe kumbe ibibazo byabaye nimwe mwabatindiye. Oya kuri iwanje kuri nawe karansengera kandi karankurikirana karandeba arabizi. Sawa murakoze bavandimwe. Ndabishimiye cyane muri studio zacu. Kuba mwabashe kumva ubutumire bwacu muraza Imana yo mu ijuru ibahumuisha. Musirimu umaze kutwibwira uri umuntu wo mu muco hagati ku Mutanoga imurenge. Ariko ni heza ku Mutanoga niho hambere kandi kuriya ku Mutanoga nimutaza amateka yaho uzobaza amateka iwacu ku Mutanoga niho hambere haguye kajugujugu. Iwanyu niho hambere haguye kajugujugu indege ya mbere iruguru. Uzobaza amakuru. Abantu bo ku Mutanoga turabasuhuje cyane. Aho muri ku migabane itandukanye y'isi mugende mukandire mwene data Musirimu. Ariko kandi mukomeze mu muhonye agenda ashake. Agenda ashake rwose kuko aratinze. Arajinze. Kandi kuyu Musirimu mubona no mukurikira nko bwa gatatu. Oya urambeshe. No mukurikira nko bwa gatatu rwose urambeshe twabanye nawe unduta. Jenda umwana muto cyane nuko gusa nagize amanyama. Umwana ufite ubwana. Okay, Musirimu urakoze cyane. Mu buzima busanzwe Musirimu ukora iki? Mu buzima busanzwe ngenda dandaza. Uradandaza. Ndo umucuruzi. Uri umukomeretsa. Ndo umukomeretsa. Niko kazi nzakora. Icya kabiri ndo umucuranzi nzacuranga sente. Uzucuranga sente. Nutwo tubiri nzakora ngahe. Musirimu ni umucuranzi. Kabuhariwe. Ubutaha uri doctor nawe? Oya ntago ndetse. Ese buriya abacuranzi kuvuze nyine abacuranzi kubera ko abacuranzi mukunda gusohoka cyane mu makanisa. Amaterano atararangiye. Okay ntago ari bose biterwa n'uwo ari we ni nkuko nawe no kuvuga ngo abayumbe mukunze gusohoka ngira ngo watubwiye kuri umuyumbe. Abayumbe nse dusohoka cyane. Ndakubwira impamvu. Hari abayumbe usanga hano turi muri no muhana atarame mu makanisa 3. Kubera iki wagenda? Reka tubanze tureke icyo ngicyo tubanze tuganirize mwene data bukihanga icyo ngicyo ndabona tuje kugitindaho cyane kuko harimo amakuru menshi cyane. Mwene data Musengo wakoze cyane ndakwishimiye muri studio zacu. Kandi hariya uri umunyakaringi. Ese yajya muri mu Karingi 5 Meseripa papa we niwe revera waho? Mzee niwe revera. Umugabo w'imfura cyane muzee ha muri revera turamusuje cyane ahari kandi ndabizi ko azakurikirana kino kiganiro. Musengo ejo bundi mu minsi ishize urabizi ko twumvisha ubuhamya bwa bukomeye kandi waradufashije kabisa. Nagiye mbona commentaire nyinshi abantu barafashijwe. Buriya hari abantu bagihisha ubuhamya bwabo muzaze mu bucishe hano. Iba nkutubwira ku ncamake Musengo ninde ukora iki murakijijwe bimeze bite? Urakoze cyane nkuru nziza turagushimiye cyane. Warubajije uwo ndiwe. Yego. Uwo ndiwe muri Kenya cyangwa wewe ku giti cyawe apana muri Kenya. Urinde Musengo ni muntu ki? Tuvuze Musengo tuba tuvuze umuntu umeze gute? Sawa reka ngusobanurire. Musengo urakijijwe ntukijijwe? Njewe ndakijijwe. Nico ganashaka kumenya. Warutarabiye nk'umurongo neza. Nico ganashaka kumenya Musengo urakijijwe. Ukunda iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe
Nkunda gusenga. ukunda gusenga wa byiza rwose Niki kintu kuva nkijijwe nahise nkunda gusenga. Yani wese winjira muri kariyeri yo gusenga uvuye inyuma cyane kubera ko gusenga ni ubuzima bw'umukristo. Iyo udasenze ntiwobesha abantu ngo urakijijwe. Rero ko iyo udasenze hari ibintu byinshi ugenda ugwa mu mitego cyane rwose. Ariko iyo usenze uzugenda usimbuka. Ese ubuzima bwo gusenga n'ubuzima butari bwo gusenga bitandukaniye hehe cyangwe ni ki wabasha kwibwira abantu? Kuri nziza arakoze cyane no kuvuga ngo ubuzima iyo barubajije ubuzima bwa gipagani n'ubuzima yego nibwo ubuzima butari bwo gusenga n'ubuzima bwo gusenga. No kuvuga ngo imibereho ya gipagani no kuvuga ngo niyo twayikoze igihe kirekire cyane kuva nkibarunje nakishijwe 2017 hano. Kuvuga ngo ruguri wacu muri Kongo nabayeho mu buzima bw'ubusinzi bw'ubusambanyi bw'inzoga bw'ibiki bene ibyo ngibyo ni ibintu nagendeyemo cyane kandi numvaga ari byo bifite 6 yego. Ariko maze kugera no muri Kenya ndakizwa. Mwami Yesu angirira neza ndakizwa ninjira mu bundi buzima busha. Kuvuga ngo ubuzima bwa gipagani n'ubuzima bwo kwigunga na ahantu uba urisa n'uri wenyine ndetse utagirirwa n'ikizere ndetse no bwa wenyine utiya confidence. Ariko iyo umaze gukizwa uza wiha confidence ukaba wonagirirwa n'ikizere ndetse no mu muryango ndetse n'inshuti ndetse n'itorero ndetse n'igihugu bakaba boguha n'inshingano zo kuyobora kuko kera wabaye umuntu muzima ufite ubwenge n'ibitekerezo biri ku murongo. Uyu mugabo afite ibitekerezo byiza kandi kuravuga neza. Sinababwiye ngo nzabazanira abatumirwa beza nguyu namuzanya musenga rwose kabisa. Abasi barutwitse aba n'abantu babwira ibintu bizabafasha muri ubuzima. Muvandi murakoze cyane nubishu ufite ubwenge bwinshi cyane bazakomeza bagutumire ukomeze duheza abantu ubuhamya mbese ni seminari kubera yuko abantu benshi hari ibintu bataramenya. Urakoze cyane muvandimwe. Ikindi kibazo no kubaza ese umaze gukizwa niki kintu ciza cyane wasanze mu gukizwa kintu kimwe gusa cyangwa bibiri watubwiye? Ikintu cyambere nasanze mu gukizwa nuko mahoro of course. Cya kabiri nukunyugwa n'ubu buzima turimo nukunyugwa n'ikindi cyari cyo cyose. Nukuvuga ngo abantu batarakizwa ntibaranyugwa. Abantu batarakizwa bahora bararikira bagirira ari byinshi. Ariko iyo umaze gukizwa uzunyugwa kaba gaturanyugwa wabona uranyugwa nukuvuga ngo uranyugwa kuko Kristo ari muri wewe. Abantu badakijwe ni bantamunyugwa. Eshaka tubite gutya cyo twobwira abantu batarakizwa buri gihe adora iyo dukora ikiganiro dora tubibabwira. Nukuvuga ngo bavandimwe mukiri muri ivyo natwe twabiciyemo kandi njewe ntabwo nzoreka kuvugisha umuntu utarakizwa. Oya ahubwo yoba warunyegereye ngo tuganire kugira ngo ndebe uko nawe ushobora kuvamo ugakizwa. Nuvuga ngo ubwo buzima turagusabira ngo buvemo Kristo umwami Yesu umuco wa Kristo ukumurikire ubashe gukizwa wangaziwe na nuru ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeme igitaramo cyabaye bavandimwe. Iyi chano yacu tuzayicisha ibintu by'Imana by'iyobokamana tubazanira ubuhamya butandukanye. Ta matiko ari hano tubaye tubibasezeranyije abantu bafite ikibazo ngo hazoza ibindi bintu bibi. Oya kuri Karingi TV1 ni ukubacishwa gusa ubutumwa bwiza bufasha abantu bafite stress igenda irangire bazoza bakurikirana hangaha bafite ariko ravuga uri ari gitagaza Terese. Ese buriya iwe wavuze ngo abantu bafite Terese cyangwa ni ufite Terese? Oya nyine n'ubusaza nkatata bizamahanga ari ziragoye. Ariko abakecuru bino muri Kenya bose nasanze bazi ijambo rimwe bazi cabbage na Terese na 20 Urakoze cyane bavandimwe badukurikiranye muri zino studio zacu. Reka nongere mbaze mwene data Musirimu. Ese Musiri yego buriya ubona gutinda wenda kwibanda kubera ko utarashaka sinkubazaga ibintu z'urugo kuko ntagufite. Hari abantu nubishe baza ngo bazaje kugenza abasiribateri b'inama ngo z'imiryango. Abo bantu nanga bashaka kubaka ingo zabo ku misenyi ngo baza bashaka kuja kubagenza nk'inama ngo ukuntu kubagisha inama. Ese wowe uja kugisha inama umusiribateri ngo akubwire cyane birashoboka? Oya gusikintu yo kubwira zamana gusikintu yo kubwira no gukubita umugore kubera ko mu bitekerezo z'abasiribateri ibo ntampuwe bafite. Umuntu utaravya yogira impuwe kweli sivyo. Buriya umusiribateri ashobora kukugira inama ko umuntu uri mariye. Oya
hoye wombwira inama ikintu utazi cyane beta Cyane, siko bimeze muse? cyane ico kintu kumva ko ari cyo kweli birashi cyane nawe uracyemeze reka nkubaze kera okay urihangana wenda kuba kuba umunyamakuru ariko ntukuzuzana oya ko turaganira turi muri sakwe yago kera tukimenya ubwenge wageze twageza twumva ngo nta mupasiteri ugomba gusengerwa adafite umugore kurumva ariko ubu nyine barahari badafite abagore kabisa hari abapasiteri n'abamisiyoneri badafite abagore kubera iki icyo kintu cyahabico turacyari muri wa murongo w'ijambo ry'Imana rimwe na rimwe biriya byategwaga n'umuco w'iwacu none nibyo mbangubira ngo umusiribateri nawe ashobora kugira umuntu ufite inama umuntu ufite ese umuntu yogira umuntu inama ikintu atarageramo atazi none se nta muntu uzuba pare atarashaka oyo si pare oya si pare ahubwo gusoba muciko tigiza yaguze hano urabona hano muri Kenya ikintu ndavuze ngo kuba pare uziko umuntu azamafata umuntu ugize iminsi birashatse ngo nakubere pare oya treske n'umuntu washatse njenza abantu batatu babaye pare batarashaka abona abagariso donere icyo cyo sinocemera abona abagariso donere ntabo ndabona barahari oya abona abagariso donere reka dusubire kuri icyo yarakubajije cisha cy'inama kuko ngo ufite ibi cano zacu zigenda ziganisha cyane mu kwigisha no guheza abantu kubungura ibintu batazi so ni ukuvuga ngo umuntu utarashaka ntibivuze ko wewe washatse udashobora kumugisha inama ni ukuvuga ngo nimba hari umuntu uzi ashobora kuba atarashaka ariko ari umuntu muzima ufite ubwenge ufite ibitekerezo byiza tiwoja ku muntu w'umumwe cyangwa umusinzi uri kumugisha inama ngo zo kubaka urugo utarashaka ngo zo kubaka urugo aho wayobye ariko hariho undi ku mufano arashobora kuba ari umuvuga butumwa atarashaka uwo muntu ushobora kumwega nko atiwe hari ikintu kandi kuze kuri wewe hari ikintu nshaka ko umwira inama kuri kino kintu arashobora kuguha inama nziza kandi ikagufasha kumukora urugo rwawe kandi kubaka cyane ese nkubaza ikibazo babaze nako ikibazo woja kubwira umuntu utarashaka ni gute nzobana n'umugore wanje cyangwa umugore yangiriye kino kintu yankoreka ikintu niyihe nama wumva azi umugore icyo aricyo azi kubana n'umugore icyo aricyo kugira ngo bashe kuguha inama commentaire muzo mudukiza aho hantu ni ukuvuga ngo kunozi ni ukuvuga ngo ntabwo aguha inama zo mu buriri sinavuze izo mu buriri navuze gusa izo wenda washwanye n'umugore wagize gute ibiki harimo ibibazo byinshi aho ngaho icyo njuro kubwira nyine wo usanga wa utarashaka afite ubwenge buto bwawe ariko ikintu cyose no mu mwanya wacu ikintu cyose no mu mwanya wacu kuzana wa wundi wubatse akaba uri gusenyera ahubwo kuruta wa wundi utarubaka reka ngufashe wa musengo kuruzi ikiganiro gifite umutwe munini hana kuri Kariki TV1 ibyo no mugabo ari kuvuga jewe 100% ndi kumwe nawe ndi puru nawe ni ukuvuga ngo ushobora gufata wa mugabo washatse ufite umaze imyaka 10 mu rugo ari kumwe n'umugore akaba yogweza inama itariyo ariko wa muntu utarashaka akakubwira ati yewe nubwo ntarashaka je ndabona kubana n'umugore wakurikiza gukena kandi ugasanga ujye waguhaye inama utarashaka ya nama yaguhaye uyikurikije ugasanga ubanye n'umugore neza ese wobwira umuntu watinye gushaka umuntu w'umunyabwoba ngo mpeze inama y'urugo tibishoboka yeme reka duhagarike kino kiganiro bino bintu hano reka none se musiri noja kugenza musiri inama watinye kuba ku rugo watinye urugo nta nama ufite zo reka se nkubwire sugutinya gushaka nukuvuga ngo abantu bose batarashaka suko batinye gushaka ahubwo wenda reka tuvuge ko igihe cyabo igihe babipanze kitarashika wewe waratinye ntagiye wapanze nukuvuga ngo igihe cyawe yo wewe cyaranatambutse daye musiri bigiye cyaratambutse cyo gushaka natadikiratambuka umuntu ufite imyaka hafi 40 ngo ntarashaka ahubwo ndagutumiye mu bukwe ahubwo imyaka 30 hariya baravuze ngo 38 data afite imyaka 23 so murakoze cyane bavandimwe ko turaganira neza bavandimwe icyo turimo tuganira ni ikintu kizabasha kubafasha hari abantu bazabaje kugenza abasiribateri inama zingo zabo icyo ni kimwe mukaza mugenza abasiribateri kubera yuko abasiribateri babanze bashaka imana muje kubagenza inama
bazomenya urugo icyo ari cyo apana kuja kubabwira ngo bigenda gukena oya bazobanze bashake nimara mubone kubagenza inama icyo nico no babwira nubwo twagikozeho ariko nico kizabasha kubafasha ikindi cyongeyeho ese ariko umusibateri reka maze mbaze bwana uyu mugabo ari ubasanga kuri riri yafata abapare bafite iminsi ngahe bubatse no gufata umupare ugize igihe yarubatse ni ryo itandukaniro rihari ni izihe ngaruka nziza zihari reka nkubaze gutya zo gufata pare ugize igihe kirekire yarubatse no gufata pare ugize iminsi mike yarubatse. Urakoze cyane ico nje maze kuba pare abantu maze kubera abavyeyi abantu bane umusaza abantu bane umusaza mu kazi kabisa mu gikorwa ku murimo aha kwisoko tugira amakuru neza kuvuga ngo buriya iyo utegura umushinga gushaka ni umushinga ukomeye namwe ndazo utarashaka ntibakubeshe ngo wamuhuka gusa oya ni ikintu ugomba gutekereza ukagiha umurongo baranze bati ngiye gushaka nurangiza nuwo ugiye gushaka uvuga ngo uzashaka umukundana numara kumubona muzicara muganire uvuga ati tugiye kubakana none ga uru ni urugendo rukomeye icyo tuzokora gusa tuzihanganirana kubera kuko uri umunyamakosa nanjye ndi umunyamakosa intege zawe sinzizi ariko tumara kubana nzomenya intege zawe nawe umenya intege zanje ikizogwa nkwa gusa niki nukugira ute nukubahana no kwihanganirana mu muryango nico kiza gikogwa iyo udafite kwihangana muri wewe mwembe murazamuka ariko iyo mwafite kwihangana umwe aramanuka ndakazamuka muzamura isukari mugasenya urugo ariko umwe agomba kuba ari hasi undi ari hejuru aho nta bizo ni kawaida nukuvuga rero tugeze kubona bashaka abapare babera abapare bari mu gufata abapare bafite amakoti mashasha akiva mu ikaratasi guke akama mufata oye aho ico ayo na makosa na makosa kubera kuko uwo muntu abataramenya urugo neza hari ibintu byinshi ataramenya dahere n'umugore wiwe abataramumenya uwari we nuvuga ngo wa muntu wagiye kumusabisha ngo mubere pare wenda yobikora kubera ko ari inshuti yiwe akaba yumwe ati ngwino mbere pare kubera ko tuziranye inshuti yanje uri umujama wanje ntabwo no gufata abandi bantu uri hano kandi akiri umugeni ariko ico nobwira abantu nuko ugomba gushaka umubyeyi byibuze uhere ku myaka bazavuga ngo umuntu nyine umaze wowe pare umuntu umaze imyaka 5 mu rugo maze kuba macua maze imyaka 5 mu rugo umugabo karabisobanura neza nukuvuga ngo ugomba kugura utegomba gushaka umuntu byibuze ufite imyaka 5 kuzamuka ufite inararibonye aho ngaho umuntu ufite 5 aba arabintu aho ngaho ibintu aba yarabonye ashobora kwigisha ugomba kugenderaho kandi urugo rwawe rukubakika. Mwebwe mwaye mufata abapare bafite iminsi 2 bubatse ingo Musengo arabahonyeje oye cyane rwose arabahonyeje ubikore kubera ko nawe ari amasomo gikenewe kwiga umuvyeyi wacu afite kumwigisha urazi muri kino gihugu cyacu ariko agatanga Musengo arakoze ndavuga ku bantu wenda bashaka abapare bagifite amakoti akiri mu ikaratasi mabisi hari igihe biterwa n'ubushobozi aho nabyo ntimubyirengagize wenda umuhungu akubise imibare akabona ntabona ubushobozi bwo kudodesha ikoti giwe birashoboka akavuga ati reka mfate Nkuruziza John cyangwa Musengo hano aracyafite ikoti rishasha kugira ngo binorohere reka ngende dodesha ikoti rimwe niko biza bigenda birashoboka pe wenda ngahita ngufatiranya kubera ko wowe ugifite ikoti nta kintu uri bukonsome nta dépense mbese ugasanga nawe benshi babikora kubera uko nguko kubera ko wenda nta bushobozi afite bwo kugura amakoti n'imbarane ngira ngo ubunyine haje ibintu byo kwambara kabiri reception koti no mu bukwe ugasanga Musengo aracyafite amakoti 2 aya makoti 2 wakubita umubare ugasanga wenda harimo amafaranga wenda nk'ibihumbi 10 bingahe akaba wenda mutwerere nkayo ngayo wenda birashoboka nabyo ese nkubaza ikibazo kuvuze gutyo none se ko kuzi ko Musengo atubwiye ko ari bibi ukoze ibyo bintu ese ejo urugo ni rusambuka bizoba bitewe nuko wabuze ikoti rimwe gusa ariko ndagira ngo ari ingo zisambuka nishi kandi barabonye pari maze imyaka 10 yubatse oya ibyo birategwa ariko twe ko turibanda cyane ku bantu bafata abapare bakiri bashasha nkunganira aho ngaho yaravuze ngo ubuse wari usurije
yarishurije kubera yuko bataba bafite moye. Okay, nico nacyuse. Ni ukuvuga ngo iyo ugendeye kuri ico kintu, iyo ugendeye kuri ico kintu, nta nama z'umuryango, nta nama ntabwo witaye ku nama ugomba guhabwa ko kuba ku rugo rwawe. Kubera ko kera we warebye ubushobozi. Ico twabasabira nuko tugomba kurebera umuntu ngo kubera ko ngo afite ubushobozi, afite ifaranga cyangwa avuye hanze ngo ari kubera pare. Oya, reba wa muntu ufite ibitekerezo bishobora kukubaka n'urugo rwawe rukagenda neza. Ico gihe nubikora gutyo, ubundi iyo umaze kubaka gura n'uwawe, Imana izibaheza umugisha, mukaba mugira umugisha wawe n'uwiwe bigahura, mugakomeza ubuzima bwanyu. Kuko wa wundi ufite ifaranga mwatoye kuba pare azomara gende, nta faranga azobasigira kandi nta nama azobaheza zizobubaka kubera kuko mwagize gute mwarebye wa wundi ufite ifaranga. Usarire buriya gutumira usarire umuntu ushatse abafite nyine ese ni iki impuguro iki impuguro Nyamurenge cyaratunaniwe yembe. Ese cyo ni iki ni Nyamurenge? Ese ni iki Nyamurenge ni iki nta wamenye icyo cyo nono. Uyu mugabo afite impuguro nziza cyane. Niyo mpamvu buriya nakubwiye ngo ugende ushake. Kuko afite inararibonye ariko wewe ngo n'ubushobozi ibyo ntibibaho. Ibyo ntibibaho. Sawa, urakoze muvandimwe. Tugana ku mwisho w'iki kiganiro ngiye kongera kubabaza bukeya kugira ngo tuze kurangiza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none. Hasigaye iminota nk'ingahe? Dushimira n'umukameraman. Kandi uriya mukameraman nawe ntarashaka. Kandi abantu bose bamukurikira barashatse. Ni igitangaza kiri muri iki gihugu. Nshuti muvandimwe Musengo, watubwiye ko wakishijwe kandi Imana yakugire neza, uva mu biyobyabwenge, mu bintu bitari byiza, urashaka ubunyine papa, ufite abana kandi watubwiye ibyiza byo kuba mu nzu y'Imana. Rero ikibazo kimwe nagira ngo kubaza, ese wotubwira iki ku bantu bari mu gushaka tibakorera imiryango? Abantu bari mu gushaka tibakorera imiryango kandi bitwa ngo barakishijwe. Oya, ikintu cyambere cyo iyo umuntu yamaze gukizwa ubumaze gusobanukirwa n'ikintu cyose cyo gukora. Ikintu cyambere ugomba gukora no mu itorero, ugakora mu muryango wawe, ugahera mu muryango wa bugufi ugakora, ukazamuka mu muryango mugari ugakora, ukazamuka mu karere ugakora mu bushobozi bwawe. Ntabwo tubwiye umuntu udafite ubushobozi uzokora ubushobozi bwawe butangana. Muri buke bwawe ufite uzoza ukora ufatikanye n'abandi kubera kuko union fait la force. Urakoze cyane. None se ko ndimukureba kuri Cyber kabantu cyane majority hari mu gukora abayumbe bakeya kandi natwe turi abayumbe. Ese twobishima cyangwa twobinenga? Oya, twobishima kuko ntiwoshima umuntu ndakora. Icyo twobasaba nuko mwokwikubita gashi uyu mwaka wa 2026 tugende dukore. Uzi ko ari n'abashumba bamwe b'amatorero nabonye batakoze. Bari imituku. Yes. Abashumba bari imituku ewana. N'abavuga butumwa n'abayumbe n'abaturage muri quartier. Ariko wenda usanga ubushobozi. Uzi ko abantu bari muri quartier umuntu ari mu gufa. Twaje kureba ugasabana no gutanga ijana abantu bamwe. Oye, ico nico gukora bagomba gukora. Ubahonyeje gute bahonye? Uyu mwaka duhinduke. Dutangira ubuzima busha bwa 2026 buri wese utagaze ukora agenda akore mu bushobozi bwa bukeya dufatanya n'abandi. Sawa, urakoze cyane. Yeme mwumvisha impanuro zivuye kwa mwene datangaha. Natwe turabahonyeje. Natwe tubabwira ntabwo dukora cyane komite ariko tugende twisubireho dukore mu izina rya Yesu. Sawa, murakoze cyane. Reka nongere kandi mbaze mwene datangaha musirimu Ingrassi Bater. Urabyemeza kuri umusibateri kweli? Urabona biteye ishema kuri umusibateri kugeza kuri imyaka yose. Aritangaza n'umugabo yanibasiye. Nakwibasiriye bikomeye kubera yuko ariko sha ko wanziye. Umupfura yaravuze ngo rero nakuyijira. Naye ko ndabona ko wanziye. Uzi impamvu nakuziye? Nuko tuziranye. Oya, uzi ko hari abantu bari ku musozi bari basengera abagabo. Nawe mawusa kurandaranda muri quartier utawushaka. Ariko nakubwiye ngo wanje yaransengeye kandi ibyo nikaba byakiyemo. Ariko naza kugufatisha nawe ntivyoroshe. Byari bigoye ariko yarafatishije. Rero impamvu nakwibasiriye mpanye kubwira gutya no kugira ngo ugende wekosore kandi ugende ushaka. Ariko nakubwiye ngo ejo bundi nzaguha invitation. Iyo invitation tuzayikorera igitaramo gikomeye cyane kandi tuzabwitabira ubwo. Aba yabatumiye mbere yuko bonda batumiye kabisa. Sawa, tugana ku musozo reka ngire nkubaza ikibazo kimwe muvandimwe. Kibazo ciza gishushe cyane. Ese musiri muri ubuzima turimo bw'uyu munsi wa none uri umusore turashaka kandi abasore bi muri iki kinyejana turimo benshi kwiteza imbere byarabananiye. Niki wababwira kugira ngo babashe kwiteza imbere muri uyu mwaka turimo kandi nejo habo heza, nejo habo hazabe heza?
nta kindi nababwira usibye gukora ugakura abanyarwanda baba ngo mukura amaboko mu mifuka mukore tureba kino gihugu turimo urakizi wewe nubwo turi kumwana mu kiganiro tuza tujana ahantu heshi wowe tuba tuganira mu buzima busanzwe bwa hano tuba tuganira mu iyobokamana tukaganira mu buzima busanzwe kino gihugu turimo washirutse ubute ugakora urabona umusaruro so ikintu navuga nuko abantu bakura amaboko mu mufuka tugakora kuko aruvuze kuriya nta muntu uzatanga umusanzu adahakora ko warubaje mugenzi wanjye ni ukuvuga ngo ubushobozi uko tuvana tukaja mu kazi tujya dukeya ubonye mu kazi wagize umutima w'urukundo no kudutanga biroroha kandi nti wowe utanga amafaranga utari gukora nti wowe kwiteza imbere utari gukora nuko abantu bahaguruka bagakora bakareka ubunebwe mbese bagakura amaboko mu mufuka bagakora nuko nje nakubwira mbese no kuvuga ngo abantu badatanga umusanzu nuko bataza bakora okay ashobora kuba ari ibintu bibiri gutanga umusanzu no gukora ni ibintu bitandukanye hari abantu badakora bataja mu kazi ariko batanga umusanzu hari abandi bafite imyumvire itandukanye kubera imyumvire yiwe bikaba byomutera kudakora hakaba nundi yonanirwa gutanga 200 cyangwa 500 twadutanga cyangwa 10,000 kubera mikoro makeya kubera ubushobozi bukeya hakaba undi ufite amafaranga afite amafaranga wenda 20,000 kuri telefone ariko kuvuga ngo afate 500 yatange kubera nyine wa mutima bikaba zomugora yani nta bushake araba adafite ubushake bwo gukora araba adafite ubushake bwo gukora hakaba nabandi bafite ubushake ariko badafite ubushobozi sawa mwene data musirimu arakoze uyu mugabo nako uyu musiribateri afite ibitekerezo byiza hahiriwe umukobwa bazahura nawe nshuti bavandimwe ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kirangiriye ahangaha ariko kandi ntabwo kiranga ibihe byose tuzakomezanya dukorane rero ndabashimiye murabizi ko kubafatisha bitoroshe tunagwanye intambara kugira ngo mbashe gufatisha musirimu naringize game mushaka ni umusitari n'umuntu uzwi cyane ariko ndashima ko wabashe kunyitaba kandi tukazugorana wa oya nanjye kabisa nzakwitaba uzazunyitaba ndahari wese cyane kandi abandi bantu abantu bari mu kugira n'inabi zo gushirana n'ikintu kuri statut y'umuntu izabo ariko reka tuba abantu mugende mugire neza mugire umutima woroshe abantu nibazo zabahamagara muza mubitaba mukora ikiganiro n'ibintu bisanzwe muhugura abantu baba basingira ibintu bibarimo ubundi kwa haruvuze gufata ikintu kagishira kuri statut yawe tuzi ari ikiganiro nashize kuri statut uzi uko ngenza nduanga kandira subscribe ngakandira ku muntu ntazi cyane rwose ni ikintu cyiza jewe abe nubwo waba umuhinde n'ubushize narabivuze iyo ndebye akantu gutya uzi uko nzaja kureba ku maca no kugira ngo nkandeho gufata ikiganiro cy'inshuti uko icawe musenga uhita ukinohereza ndagishira kuri statut ntacyo bitwaye ico ni ikintu coroshe ewana kandi abantu tugira umutima uciye bugufi umuntu naza guhamagara ngo aragukene uzawiyorosha nibisanzwe abantu bareke kwikomeza kwigagaza n'ibintu bisanzwe bahana nibiganiro tuzamurana dutezanye imbere nguteze imbere unteze imbere kuko nawe nabandi baguteje imbere nta muntu wigeze witeza imbere numwe umuntu wese agizwe na mugenzi we azafashwa na mugenzi we nuzo kampa ikiganiro nandika ku ikiganiro ndabizi ko bizagufasha kandi abantu bazabyumva bizabagirira akamaro so rero kubwiyo mpamvu ndabashimiye mwene data Musengo nawe mwene data Musirimu ko mwabashe kutwitaba muraza dukora ikiganiro ciza kandi ndizera ko cagiriye abantu umumaro kandi kizabafasha na cameraman wacu turamushimiye Imana yo mwijuru muhumugisha rero shuti bavandimwe mudukurikiranye mbasezeranyije yuko tuzakomeza tubazanira ibintu byiza kandi ibyo bintu twaganire bashe kubagira umumaro kandi abantu bagende bakura amaboko mu mifuka tugende twiteza imbere akarusho dusenge cyane Imana yo mwijuru izatugira neza murakoze cyane bye murakoze cyane